mbifurize kugira ibihe byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda. Ndi Bonaventure Cyubahiro mugiye kubana mu kiganiro dusangira ijambo, tugiye kuganira ku bigendanye n'uburenganzira bwa muntu, ariko uburenganzira bwa muntu aho bugomba kuba buhurira na ruswa. Ubundi hari ibyo tumenyereye by'uburenganzira bwa muntu, ibi mbifite uburenganzira, amategeko mu burenganzira kuri ibi, ariko se ruswa ihurira he n'uburenganzira bwa muntu? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Tukaba twakiriye Honorable Gahongayire Aurélie, akaba ari komiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Nsengiyumva Emmanuel, ni umukozi mu rwego rw'umuvunyi, akaba n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Honorable, iyo umuntu avuze uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'uburenganzira bwa muntu, hari umuntu ibintu aba adasobanukiwe, cyangwa hari ababisobanukiwe n'abatabizi. Ubundi komisiyo yanyu ishinzwe gukora iki? Murakoze cyane. Mbere na mbere ndabashimira kuba muduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ku birebana n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'ingaruka za ruswa kuri ubwo burenganzira n'uko twazirinda. Komisiyo rero y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ni komisiyo ya leta, ikaba ari urwego rwa leta rwigenga mu mikorere yayo. Ikaba ari komisiyo ishyirwaho n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nk'uko ryagiye rivugururwa kugeza ubu. Komisiyo rero y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yagiyeho muri 1999 mu mwaka w'1999, ariko ijyaho binakurikiye ibiganiro byabereye Arusha n'amasezerano ya Arusha yasinywe muri 1993 hagati y'ingoma yari ya Habyarimana na FPR Inkotanyi, aho impande zombi zari zemeranijwe ko hajyaho komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu no kureberera aho bwahungabana hose kubera ibibazo byariho muri icyo gihe byihutazwa ry'uburenganzira bwa muntu. Ariko nanone komisiyo yagiyeho bikurikije n'ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ku birebana n'uburenganzira bwa muntu, aho nyine ibihugu biba bigomba kugira inzego zishinzwe uburenganzira bwa muntu. Komisiyo rero mu nshingano zayo z'ingenzi ifite harimo guteza imbere uburenganzira bwa muntu, kuburengera ndetse no gukumira iyicarubozo n'ibindi bihano cyangwa se ibikorwa by'ubugome bya kinyamaswa n'ibitesha umuntu agaciro. Mu gushyira mu bikorwa izo nshingano z'ingenzi, navuga ibikorwa komisiyo by'ingenzi yibandaho bikaba cyane cyane bijyana no kwakira no gukurikirana ibirego by'abaturage bagejejeho kugira ngo ibisuzume, ibikurikirane, nihasanga harimo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu isabe inzego zibishinzwe zibikemure, noneho umuturage asubizwe bwa burenganzira bwe. Ikindi nanone harimo inshingano zijyanye no gukumira iby'iyicarubozo na bya bikorwa by'ubugome twavugaga n'ibitesha umuntu agaciro, ariko binajyanye no kugenzura iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ahantu hose, cyane cyane nk'ahantu hafungiye abantu muri za gereza, za kasho n'ahandi hari abantu babujijwe ubwisanzure. Navuga cyane cyane nko mu bigo binyurwamo by'igihe gito, za transit center n'ahandi. Nanone ikindi komisiyo yibandaho navuga harimo ubushakashatsi, ariko nanone hakabamo no guteza imbere uburenganzira bwa muntu bikorwa binyuze mu biganiro, cyane cyane nk'ikiganiro nk'iki ngiki turimo ubu biri mu rwego rwo guteza imbere uburenganzira bwa muntu, tubumenyekanisha ku baturage ndetse n'abandi bose. Ariko nanone si ibi gusa, bishobora gukorwa binyujijwe mu mikino, mu ikinamico, mu mahugurwa ndetse n'ibindi. Hari
uvuze ko mukora kuri ibyo bintu mureba uburenganzira bwa muntu, wenda mbere ko ngaruka kuri ruswa umuntu yahita yibaza se buhagaze gute ubu ngubu mu Rwanda? Hari igihe tujya tubona raporo zivuye hanze ziza zivuga ngo ntibwubahirizwa mu Rwanda, mwe buhagaze gute, mubona mute? Murakoze cyane. Icyo navuga ku burenganzira bwa muntu, buriya komisiyo irakora ibikorwa byayo buri mwaka ikabitangaza muri raporo y'umwaka ishyikirizwa inteko ishinga amategeko. Mbere y'uko amezi 3 arangira umwaka ushize, umwaka w'ibikorwa, raporo yo mu mwaka w'ibihumbi 2021 komisiyo yagejeje ku nteko ishinga amategeko mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, ndetse habaho no kubitangariza abanyarwanda. Aho ngaho rero tugaragaza uko uburenganzira bwa muntu buhagaze mu gihugu cyacu. Ariko icyo navuga muri rusange, ngira ngo uburenganzira bwa muntu burya bukora ku buzima bwose bw'umuturage, ku buzima bwose bw'umuntu. Icyatugaragariye wenda nko muri raporo duherutse gutanga, ni uko twasanze hari intambwe imaze guterwa kandi igaragara, iri mu nzego zose mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu, haba mu burenganzira mu by'imbonezamubano na politike, haba mu burenganzira mu by'ubukungu, imibereho myiza n'umuco, ndetse n'uburenganzira navuga buriya burenganzira rusange burimo ibyo guteza imbere ibidukikije, harimo bijyanye n'amahoro. Ibyo byose twasanze hari intambwe ishimishije imaze guterwa, kandi dukurikije uko twagiye tubiganira n'inzego z'igihugu bireba muri izo ngeri zose, dusanga hari ingamba zishimishije, hari ubushake bwa politiki, aho abayobozi bose bitabira cyangwa se wumva inama komisiyo ibagira mu rwego rwo gukomeza guteza imbere uburenganzira bw'ikiremwamuntu. None ku bigendanye na ruswa, ruswa ihura n'uburenganzira bwa muntu ubwo ngubwo? Ni ikibazo cyiza mubajije, ariko kugira ngo ngira ngo nkive inyuma neza, munyemerere gato cyane mbanze ngere ku rwego rw'umuvunyi n'inshingano zarwo. Murahita mwumva neza ahantu ruswa ihurira n'uburenganzira bwa muntu. Urwego rw'umuvunyi rwashinzwe n'itegeko nshinga ryo muri 2003, ryaje kuvugururwa muri 2015, akaba ari urwego rw'igihugu rushinzwe guhuza, rushinzwe mbere na mbere kurwanya ruswa n'akarengane, rukaba rushinzwe guhuza umuturage na leta, rukaba rushinzwe kureba mu bikorwa bya leta ahaba harimo akarengane cyangwa se ruswa, kandi rukaba rushinzwe kureba ese umuturage runaka yahuye n'ibibazo by'akarengane. Aha rero rwakira ibibazo by'abaturage rugiye rwabasuye. Hari n'abaturage bazana ibibazo ku rwego rw'umuvunyi, rukabikurikirana, rukabikorera isesengura, ndetse nk'uko komiseri abivuze mu kanya, n'urwego rw'umuvunyi rutanga raporo y'ingarukamwaka itangwa mu biro bya nyakubahwa perezida wa repubulika, igatangwa kandi mu nteko ishinga amategeko, imitwe yombi. Ahangaha rero urwego rw'umuvunyi runakurikirana mu by'ukuri gahunda politike y'igihugu igamije kurwanya ruswa n'akarengane. Muti rero ruswa irahurira hehe n'uburenganzira bwa muntu? Icyo kibazo ngira ngo kugisubiza mu nyemerere ntanga urugero rw'uburenganzira ubwo honorable yavugaga bwa muntu bwo kubaho. Yego. Uburenganzira bwo kwidegembya. Umuturage agize akarengane runaka, ararenganijwe, birenze nyuma y'ibyo, akarengane nakagaragaje, birenze nyuma y'ibyo habaye noneho kumubuza kubaho,
ni akarengane. umubaza kubaho gute ubwo? Impamvu zatuma atabaho zishobora kuba nyinshi, arizo nyine urwego rw'umuvunyi rushinzwe kugira ngo rurebe niba izo mpamvu zidashobora kubangamira uburenganzira bw'abaturage, zidashobora kubangamira uburenganzira bwa rubanda. Ni ukuvuga, dutanga urugero, ntihubatswe ivuriro, ubwo ngira ngo biraza no kunzana gutanga igisobanuro cya ruswa kugira ngo ubyumve neza. Amafaranga yaragombaga kubaka ivuriro aragiye, umuntu wayafashe arayanyereje, ayashyize mu mufuka we, iyo ni ruswa. Umuturage agiye kwivuza, abuze aho yivuza, uburenganzira bwe mu by'ukuri abuze uburenganzira ku kuvurwa kugira ngo agire ubuzima. Ngaho rero noneho urwego rw'umuvunyi rugiye muri ruswa, rugiye kureba ruswa. Wa muturage rero yavukijwe bwa burenganzira kubona ubuvuzi bw'ibanze akeneye. Ngira ngo birumvikana neza uburyo urwego rw'umuvunyi rukorana bya hafi na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo nari mvuze ngo twanatanga hari igisobanuro cya ruswa. Acyo kineza kugira ngo ubwo n'uburenganzira bwa muntu bari buze kudufasha. Aba bantu ntibashobora kuba batazi uburenganzira bwa muntu, uburenganzira bwabo ubwo ari bwo. Wenda banza ugaruka kuri icyo cya ruswa. Cyane ruswa ifite igisobanuro kirekire, ariko ngihinire mu magambo make atangwa na Banki Mondiale, aho ivuga ko ruswa ari ugukoresha inyungu rusange mu nyungu zawe bwite. Bivuze iki rero? Nari ntanze urugero rwa wa muntu wahawe amafaranga kugira ngo ajye kubaka ivuriro, ayakubisa mu mufuka, agiye kuyakoresha inyungu ze bwite. Twagera mu itegeko ryacu ugasanga ruswa isobanura kunyereza umutungo, kubona indonke, bino amafaranga umuntu ahawe, kwaka cyangwa kwakira indonke amafaranga ahawe, kunyereza umutungo, gukoresha nabi umutungo wa leta, gusonera bitemewe n'amategeko. Ni igisobanuro kirekire, kandi ibi byaha byose biri mu itegeko mu by'ukuri rya ruswa rya 2018 rihana ruswa, rigahana kwigwizaho umutungo, kubona kudashobora gusobanura umutungo. Ibyo byose bikaba ari ibyaha bya ruswa. Iyo tugeze aho ngaho rero dutanga icyo gisobanuro cya ruswa, ngira ngo umuntu wese ukurikirana ahita abona neza ahantu ruswa ihurira n'uburenganzira bwa muntu. Kuko wa muturage wavukijwe ibikorwa bye kubera imigenzereze runaka, azaba uburenganzira bwe buzaba butubahirijwe. Hanyuma rero aho ngaho urwego rw'umuvunyi ruzaba rurimo rukorana, rureba ibyerekeranye na ruswa, rureba ibyerekeranye n'akarengane, kandi noneho runakorana na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. None honorable, ke umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu avuga ko ruswa asobanuye ruswa, kunyereza umutungo, bya bintu byose, kandi tukaba tubona raporo ya Auditor General, umugenzuzi mukuru w'imari ya leta, ihora igaragaza abantu banyereje umutungo, imari yakoreshejwe nabi ya leta. Uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ntibiri mu kaga, abantu ntibabuzwa uburenganzira bwabo. Murakoze. Ngira ngo reka mbanze nsobanure n'uburenganzira bwa muntu kugira ngo bwumvikane. Ubundi uburenganzira bwa muntu ni uburenganzira umuntu wese yemerewe kubera ari ikiremwa muntu, yavutse ari umuntu. Ubwo burenganzira bukamuha kugira agaciro, bikamuha kubana n'abandi, ndetse no kugera ku iterambere ry'igihugu cye. Ubwo burenganzira rero navuga ko bufite amahame remezo. Ubwo burenganzira bukaba buteganywa, icya mbere buteganywa n'amategeko, kandi bukarindwa nayo. Uburenganzira bwa muntu burya burindwa na leta, burindwa na leta, niburengera niburinda, kugira ngo umuturage wese agire uburenganzira bwe, kandi uburenganzira bwe bwo guhohoterwa. Amahame rero agenga uburenganzira bwa muntu navuga ko ari mu byiciro bitatu. Icya mbere, hari ukuba umuntu afite agaciro ntagereranywa, kubera ko ari ikiremwa muntu, ikiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa byose. Reka wenda ntanga urugero kugira ngo abantu banabyumva agaciro k'ikiremwa muntu. Buriya muzi ko mu muco wacu dukunda inka. Inka usanga ifite agaciro gakomeye, ariko mu by'ukuri iyo inka
umuntu apfushije inka mu rugo kera bahitaga banayirya ariko ubu ngubu birabujijwe kubera ishobora kuba yishwe n'uburwayi bigasaba ko babanza gupima uburwayi bwayishe ariko barayiryaga. Uyu munsi wenda barayihamba ariko umuntu iyo yapfuye uwo ari we wese yaba umuntu mukuru yaba umwana yaba emwe na wa mwana b'abana tubona mu muhanda ikiremwa muntu cyitabye Imana aho ngaho navuga ko biba ari ibintu bikomeye ashyingurwa mu cyubahiro abantu bagafata iyi minsi y'ikiriyo bakareka gukora akazi kubera agaciro ka cya kiremwa muntu. Ihame rero rya kabiri navuga ni ukureshya imbere y'amategeko aho buri muntu wese areshya n'undi umuturage cyangwa se umukire n'umukene bakoze icyaha kimwe bahanwa kimwe imbere y'amategeko. Irya gatatu ni ukutavangurwa. Umuntu uwo ari we wese yaba ivangura rishingiye ku gitsina ryaba irishingiye ku turere ku bwoko ku ruhu iryo vangura rirabujijwe mu mahame y'uburenganzira bwa muntu. Ariko nanone uburenganzira bwa muntu navuga ko burangwa nanone no kutagabanywa. Uburenganzira bwa muntu ntabwo wavuga ngo uyu munsi umuntu uramuha uburenganzira bukeya ugabanye ku bwo yari afite ejo ubwongere oya. Uburenganzira umuntu arabuvukana kubera ko ari ikiremwa muntu kandi akagumana agaciro k'ikiremwa muntu n'uburenganzira bwe. Wenda aho ngaho bitandukane no kuba uburenganzira bwagira igihe buhagarikwa biteganyijwe n'amategeko ariko navuga ni uburenganzira bumwe na bumwe kuko nk'ubwo kubaho ntabwo wavuga ngo ushobora kubuhagarika ariko twese turabizi nko muri iki gihe cy'icyorezo cya COVID-19 hari igihe abantu babujijwe kugenda kubera iki kugira ngo turinde ubuzima bw'abantu bw'abaturage bose ariko ibyo burya biba biteganyijwe no mu mategeko mu gihe wenda ubuzima bw'abaturage bwajya mu kaga cyangwa ubw'igihugu hari uburenganzira bumwe na bumwe bushobora kuba buhagaritswe ariko wenda by'igihe gito nk'uko byagiye bigenda muri iki gihe. Ikindi navuga ni uko uburenganzira bwa muntu ntabwo butangwa umuntu arabuvukana akabuvukana kubera ko ari umuntu. Ikindi ni uko uburenganzira bwa muntu burya navuga ko buruzuzanya kuko urugero ntabwo ushobora kwiga utabayeho hagomba kubanza uburenganzira bwo kubaho hanyuma ukabona kugera no ku bundi burenganzira bwose. Ntiwajya kwiyamamaza gutorwa nka meya utarizi kugira ngo ubone bwa burenganzira bwo gutorwa bisaba kubanza ukagira na bwa burenganzira bw'iki bwo kuba warashoboye kwiga uburenganzira ku burezi. Aho rero nkaba navuga ko nanone uburenganzira bwa muntu bwose umuntu arabuhorana ntabwo ari uburenganzira nyine uhabwa iki gihe iki n'iki ubundi ngo uvuge ngo umuntu wenda wanabumwambura burahoranwa burabana. Mujya mugira igihe cyo kuganiriza abaturage ari igihe umuntu avuka nk'uko yajya no gusaba serivisi akaba azi ko agomba gutanga ruswa kugira ngo ibintu bigende neza akaba azi ko nimba agomba kuza gutembera hano hari ahantu kuza i Kigali atabyemerewe nimba ari ugukora ubwo burezi ibyo hari ababigenewe. Mujya kuganiriza abaturage ku buryo babisobanukirwa ibyo bintu. Urakoze cyane ngira ngo n'uyu munsi iki kiganiro twajemo ni muri urwo rwego rwo kugira ngo tuganire n'abantu. Mu by'ukuri ni ngombwa ko abantu bose bumva ko uburenganzira umuntu abuhorana umuntu atagomba kugura uburenganzira. Uburenganzira ntibugomba kugurwa. Serivisi zihabwa abaturage nk'uko Inspector Emmanuel yabivugaga ntabwo zigomba kugurwa kuko biba ari uburenganzira bw'umuturage kandi umuturage nawe akagomba kubimenya akabisobanukirwa
kuko serivisi zagenwe n'igihugu zitangwa ku muturage zigomba gutangwa uko bigomba kandi kuri buri muturage wese, kuko iyo hajemo icyo kintu cyo kuvuga ngo umuntu kugira ngo akore iki agombe kugira icyo yishyura kandi ari uburenganzira bwe, aho ni hahandi umuntu yumva mu gihugu nta burenganzira afite, nyine akumva n'ubuyobozi mu by'ukuri busa nkaho ntacyo bumumariye. Ni ngombwa rero ko abayobozi babyumva, abaturage bakabyumva, bakumva ko ruswa ifite ingaruka mbi cyane no ku miyoborere y'igihugu no ku buryo abaturage babayeho no muri bwa burenganzira bwabo, ihonyora uburenganzira bw'umuturage. Ndabona Emmanuel icyo ashaka kugira. Munyembere nuzuze ibivuzwe na honorable, mubajije ikibazo cyiza cyane. Ese abaturage bamenya, abanyarwanda bamenya ko ubwo burenganzira babufite kugira ngo adatumirwa ahantu akavuga ngo ariko reka mbanze ntange ikintu, kuko ngira ngo hari naho si ijambo ryacu ariko hari abavuga ngo kakitu kidogo. Ibyo ngibyo rero mu Rwanda ngo akantu ngo banzuma akantu ngo banzuma akantu kugira ngo mbone uko nkora inshingano zanjye. Ikibazo mubajije, hari ubukangurambaga bukorwa, yaba urwego rw'umuvunyi rukora ubukangurambaga buhoraho. N'ubu ngubu muri kino gihe urwego rw'umuvunyi ubu ngubu rwari mu bukangurambaga buri mu mujyi wa Kigali bugamije gukangurira abanyakigali kwirinda akarengane no kwirinda ibibazo bya ruswa no kwirinda ruswa. Usibye n'ubwo bukangurambaga bukorwa mu gihugu hose ku baturage, hari n'ubukangurambaga bwo buhoraho buri mwaka mu kwa 12 buhuzwa n'itariki ya 9 y'ukwa 12, umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Hamara icyumweru ibiganiro birategurwa ku maradiyo, ku mateleviziyo, abaturage bakigishwa, yewe no mu bufatanye bw'inzego. Ubukangurambaga burakorwa ku buryo abaturage bagomba kumenyeshwa ko ruswa ari mbi, bakagomba kumenyeshwa ko akarengane ari kabi, kandi bakagomba kumenyeshwa yuko bagomba kubyirinda. Ibyo rero ntago urwego rw'umuvunyi rubikora rwonyine, ko birumvikana ni umurimo munini kandi ukenera ko inzego ziwujyamo zifatanije. Ariko mukiri aho ko ku rwego rw'umuvunyi murwanya ruswa n'ako karengane, tugira amahirwe ndiri n'umushinjacyaha, ariko sinzi nimba urwego rw'umuvunyi rugira urukiko cyangwa rushobora kurenganura umuntu no guhangana n'icyo kibazo cya ruswa. Aho ngaho mukorana gute n'izindi nzego kugira ngo ya ruswa iri gutuma uburenganzira, komisiyo ihura n'akazi gakomeye ko kurengera uburenganzira bwa muntu, ikibazo gikemuke? Murakoze. Ntabwo nimwumve tuvuga gutyo rega ngo mugira ngo hari byacitse. Oya, mu Rwanda inzego zikorana neza. Ntabwo urwego rw'umuvunyi rwagira urukiko rwarwo. Oya, inkiko zirahari, kandi noneho hubwo hari uburyo urwego rw'umuvunyi rugomba gukorana n'izo nkiko. Muri kuriya kwezi kwa 12 biriya biganiro haba n'icyumweru noneho cy'ubucamanza kigamije kurwanya ruswa. Ni ukuvuga iki? Urwego rw'umuvunyi muri icyo cyumweru cy'ubucamanza narwo rukigiramo uruhare, izo nzego zombi zigakorana kugira ngo abacamanza nabo babwirwe inshingano zabo, babwirwe ibyo bagomba gukora. Abakozi b'inkiko bakangurirwa nabo kwirinda ruswa. Abaturage baze ku isonga mu guhabwa serivisi. Si n'ibyo gusa, binyuze no mu zindi nzego, RGB, imitangire ya serivisi, ibyo byose ni uburyo buhari bwo kugira ngo ruswa irwanywe. Ariko ntabwo urwego rw'umuvunyi rwakora rwonyine, nk'uko nari maze kubivuga. Inkiko birakorana, kandi inkiko nazo ziba zifite iyo nshingano yo kugira ngo zirwanye ruswa. Ngira ngo ndenzeho akantu kamwe kw'icyo ngicyo. Hari n'itegeko buriya rireba abayobozi n'imyitwarire y'abayobozi. Bivuze iki rero? Niba ushyizwe mu rwego runaka, ugiye muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, ugiye mu rwego rw'umuvunyi, ugiye muri RBA, uri umuyobozi muri RBA, hari itegeko rikugenga tubitegereze rikwereka ko ugomba kugira imyitwarire
rigomba kugira ibyo wubahiriza, ugomba kugira ibyo uburyo utanga serivisi ku banyarwanda no kubakugana. Uwuhuye rero n'iryo tegeko birumvikana kwahura n'ibihano. So ndumva ari icyo ngicyo nasubiza ku kibazo mwari mubajije. Honorable, ko tubona mu Rwanda hari amategeko arengera umuntu uwo ari we wese. Tusigaye tubona no mu nkiko bamwe bitaga ibifi binini barimo baburana, abantu ukabona ari umuto ari umukuru, abo bose ukabona barimo barakurikiranwa. Ku bigendanye n'iyi ruswa mu burenganzira bwa muntu, harimo ikibazo cyangwa n'ubukangurambaga muri gukora bwimbitse? Murakoze. Ngira ngo kuba turi gukora ubu bukangurambaga nk'uko Inspector Emmanuel yabivugaga, ni ukugira ngo ikintu cyitwa ruswa nk'uko ibangamira uburenganzira bwa muntu aho buva bukagera ishobore kuranduka mu gihugu cyacu. Hoyo kugira mbese tugere kuri rwa rugero nta muntu n'umwe ukirangwaho ruswa mu gihugu cyacu. Hari uko yatangiye abivuga ati nubwo turi gukora ibi biganiro nta byacitse koko, kuko mu gihugu cyacu iyo urebye imbaraga zashyizwemo mu kurwanya ruswa, navuga ko hashyizwemo imbaraga nyinshi cyane, uhereye ku buyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Iyo ubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu, nyakubahwa Paul Kagame, ubona rwose ntabwo ashobora kwihanganira na rimwe icyitwa ruswa. Ndetse mujya mubona, mwabonye uko n'abayobozi uketsweho ruswa cyangwa uhamwe na ruswa kwahanwa nta kujenjeka muri make mu gihugu cyacu. Ari nayo mpamvu nk'uko warumbajije utese ruswa imeze ite, navuga ko mu gihugu cyacu tudahagaze nabi, kuko iyo urebye nk'icyegeranyo cyakozwe na Transparency International n'imiryango bikorana, byasanze u Rwanda ari urwa mbere mu bihugu birwanya ruswa mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Tugasanga turi ngira ngo turi aba kabiri muri Afurika nyuma y'igihugu cya Botswana. U Rwanda rukaza mu bihugu ari urwa 52 mu bihugu by'isi mu rwego rwo kurwanya ruswa. Ntabwo rero u Rwanda ruhagaze nabi, ariko nanone imbaraga zirimo kugira ngo icyo kibazo kiranduke burundu, bityo umuturage agira uburenganzira bwe buzira ka karengane, buzira za ruswa, buzira ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Nkumva rero ntabwo twabura kuvuga ariko nanone ko ruswa igihari. Ngira ngo Emmanuel buriya imibare barayifite bihagije, ariko iyo turebye nk'imibare yagaragajwe na Transparency International Rwanda muri raporo yayiherutse gusohora, aho yagaragazaga ko mu rwego rw'abikorera igipimo kigeze kuri 20.4% cya ruswa, naho mu rwego rw'ubucamanza ari 28.9%. Wagera mu rwego rwa polisi ishami rikorera rishinzwe umutekano wo mu muhanda 15.2%. Aho ngaho ukumva ko ruswa, ibyo ni ibigereranyo, ni igipimo, ariko bivuga ko ruswa irahari, nubwo yihishe, nubwo hari inzego ziyirwanya, nubwo hari ubufatanye, ariko irahari, kandi aho iva ikagera ihohotera uburenganzira bwa muntu. Emmanuel, muri gushyira imbaraga herero ubu ngubu nk'urwego rushinzwe kurwanya ruswa n'ako karengane? Urwego rw'umuvunyi rushyize imbaraga cyane mu bukangurambaga, gukangurira abanyarwanda kurwanya akarengane, gukangurira abanyarwanda kurwanya ruswa no kwanga ruswa n'ibisa nayo. Izo mbaraga zishyizwemo cyane, kandi bigenda bitanga umusaruro mu by'ukuri. Tukanashyira urwego rw'umuvunyi rukanashyira imbaraga mu biganiro no kwigisha indangagaciro urubyiruko. Ubwo twavuze abaturage, abantu bakuru, ariko ntitwibagirwe yuko generasiyo zigenda zisimburana.
mbona n'abana bo mu mashuri bambara bari inyuma yacu, ejo bazaba bari imbere badukurikiye. Kwigisha rero abana, urubyiruko, kugira ngo bamenye izo ndangagaciro. Hari clubs za anti corruption, anti injustice, hari mu mashuri atandukanye, hari n'amakomitizi mu bigo bitandukanye, byaba iby'abikorera n'ibyigenga, komitizi zishinzwe kurwanya akarengane na ruswa muri ibyo bigo. Mu by'ukuri rero ubukangurambaga ni ikintu gishyizweho imbaraga. Ikindi gishyizweho imbaraga ni ubufatanye bw'inzego. Ubufatanye bw'inzego muri urwo rugendo ngira ngo twari twabivuzeho, ntabwo warwanya ruswa, kurwanya ruswa, guca akarengane ntabwo ari urugamba rushobora kurwanywa kandi ngo rutsindwe n'urwego rumwe cyangwa n'umuntu umwe. Ni ubufatanye bw'inzego rero, ngira ngo n'ubu ngubu murabibona kuba turi kumwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Murumva honorable arimo ararwanya ruswa, arimo ararwanya akarengane. Ni ubufatanye, iyo synergy igomba kuranga inzego, igomba gushyirwamo imbaraga, kandi namwe ngira ngo itangazamakuru mubigiramo uruhare cyane kugira ngo mubashe kubisakaza mu baturarwanda bose. Namwe turimo turafatanya. Murakoze. None honorable, nihe mufite imbogamizi ubu rero, nihe hakirimo ibibazo kugira ngo ubwo burenganzira bwubahirizwe? Murakoze. Navuga ko mu by'ukuri iyo turebye uburenganzira bwa muntu tuvuga ko ari mu nguni zose. Iyo ugiye mu butabera, aho hari uburenganzira ku butabera buboneye, wajya ku mibereho myiza, uburenganzira ku mibereho myiza y'umuturage, wagera ku burenganzira ku mutungo. Iyo ugiye nko mu rwego rw'ubutaka, umutungo w'ubutaka, mu by'ukuri burya ngira ngo hari ukuntu abantu boroshya ruswa, bimwe twavugaga ngo ni akantu, ngo ni akantu. Aho mu gihe cyashize umuntu ajya kubaka nk'aha, tuvuge nko mu mijyi, aha hari igishushanyo mbonera hatemerewe kubaka, ariko ukumva ngo abantu batanga akantu bahereye mu midugudu, umuntu akubaka, yamara kubaka ahantu bidakurikije amategeko, ejo bundi ukumva bati umurenge wamusenyesheje. Wamusenyesheje. Kandi yubatse aho hasi mu mudugudu bamureba, abashinzwe umutekano, amakuru ni iki, bati yatanze akantu. Ariko mu by'ukuri burya iyo atanze iyo ruswa twavugaga, nubwo abantu bayigabanyiriza bakayita ngo akantu cyangwa umuti w'ikaramu ngo bayigabanye ubukana, ariko ruswa ni icyaha kandi gikomeye. Ntabwo abantu bakwiye kucyoroshya. Ubwo nk'iyo umuntu yubatse nk'uko bamureba, wenda yaratanze ako kantu agasenyerwa, uburenganzira bwe ntiba buhutajwe? Buba buhutajwe ahubwo cyane. Ahubwo si n'uburenganzira bwe gusa, hari uburenganzira bwe. Icya mbere, uburenganzira ku mutungo we burahutajwe kuko yikoze mu mufuka, atanze ya mafaranga. Ubwo urumva birakenesha umuryango. Arangije arubatse, udufaranga yari afite adushoyeho, barangije bati kuraho ibyo wubatse binyuranije n'amategeko. Ari we, ari umuryango we, ya mibereho myiza twavugaga, uburenganzira ku mibereho myiza y'umuryango bwarangije guhonyoka. Ubwo rero aho ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo ugiye mu rwego rw'ubutabera, tuvuge nko mu kurangiza imanza, aho ubundi uburenganzira ku butabera, niba umuturage yaciriwe urubanza, burya ahabwa ubutabera bwuzuye ari uko ibyo yatsindiye abibonye. Naho iyo urukiko rwaciye urubanza, umuntu wenda ntabone uburenganzira ku bye, burya ntabwo buba bwari bwaba ubutabera bwuzuye. Ubu butabera rero abona ubutabera bwuzuye ari uko niba ari ibyo yatsindiye, ari isambu yatsindiye cyangwa inzu ye, ayishubijwe. Ariko iyo habayemo muri rya rangiza ry'imanza, habayemo kudindiza kurangiza imanza, ahangaha ndashaka kuvuga cyane cyane nko ku bahesha b'inkiko bataraba umwuga. Abahesha b'inkiko bataraba umwuga ni ukuvuga umunyamabanga nshingwabikorwa b'utugari, ab'umurenge, ab'akarere,
ndetse na ba maje bariya bakorera ku rwego rw'akarere, abo bose ni abahesha b'inkiko batari ab'umwuga. Iyo habayemo rero umuturage gusiragizwa, gutinda kurangirizwa urubanza mu gihe kigenwa n'amategeko, aho ngaho naho haba harimo akarengane gakomeye, kandi naho hashobora kuziramo bimwe twavugaga by'ikene wabo, yatinye wenda kurangiza rwa rubanza kuko wa mutungo ushobora kuba ufite n'umuntu baziranye. Ariko rero ibyo byose niho hahandi hadindirira bwa burenganzira bwa wa muturage ku butabera, na wa mutungo we akaba atari kubona. Ibyo inspector yavugaga mu itangwa ry'amasoko, burya ntabwo hadindira gusa, ntabwo bihutaza gusa uburenganzira bw'umuturage, ahubwo burya ni isoko ryatanzwe nabi. Ni urugero, isoko rigahabwa umuntu utari urikwiye, wenda utabifitiye ubushobozi, niho hahandi agera no hagati bikaba biramunaniye gukora ibyo yatsindiye kuko nta bushobozi yari afite. Hanyuma hakaba iki? Umutungo w'igihugu ukahatikirira. Iyo umutungo w'igihugu uhatikiriye, niryo rya terambere ry'abaturage riba ridindiye. Ruswa rero iyo yamunze ubukungu bw'igihugu, umuturage nawe uburenganzira bwe bwo ku iterambere buba bwahutajwe, ugasanga ibyo byose bigenda bihutaza uburenganzira bwa muntu. Ni ngombwa rero ko izi mbaraga yavugaga abantu bose bashyiramo, ngira ngo ni urugamba rwa twese, nta nubwo ku rwego rw'umuvunyi bonyine nyine barurwana ngo barutsinde, kuko wa muntu ubwe ujya gutanga ruswa. Reka duhere ku muturage. Ese kuki umuturage hariya yakwemera gutanga ruswa? uko bakeneye serivisi. Icyo rero nicyo tugomba kurandura. Ntabwo serivisi ni uburenganzira. Uburenganzira ntibugomba kugurwa. Uburenganzira ntibugurwa. Uburenganzira bw'umuntu abugira kubera ko ari umuntu, leta yamuteganyirijwe ibyo agomba guhabwa, agomba kubihabwa hatabayemo kugura serivisi. Muri gahunda izi zigenerwa abaturage, zizamura abaturage nka Girinka, ukumva ngo hari ibyo tujya twumva, hari abayobozi babihanirwa, hari ababihanirwa, turabumva ko umuntu kugira ngo ajye kujya kuri lisite y'abantu ku rutonde rw'abatishoboye bagomba guhabwa inka muri gahunda ya Girinka, kandi tuzi ko iyo nka igenewe umuryango utishoboye kugira ngo uzamuke, hanyuma hakitambikamo undi muntu utari ubikeneye cyangwa se wari ufite ubushobozi. Icyo gihe wa muryango wari ukeneye ya nka ubuhungabanye muri bwa burenganzira ku mibereho myiza, ubuhungabanye muri bwa burenganzira ku mutungo wagombaga kugira. Aho rero ibyo byose twavuga ko biri muri ya nzira yo kugira ngo dukomeze dukangurire abantu ko uburenganzira ntibugomba kugurwa. Ikindi ko abantu bagomba kwirinda ibyo bikorwa byose bya ruswa cyangwa se n'icyo cyene wabo, kugira ngo abantu batahutaza uburenganzira bw'abandi. Nko ku rwego rw'umuvunyi namwe hari imbogamizi muhura nazo ku bigendanye n'ibi bibazo bituma uburenganzira bwa muntu butubahirizwa? Birumvikana, ariko ngira ngo mbere yo kugira ngo ngere ku mbogamizi, reka mbanze mvugeho ubwo imbaraga dufite, kuko imbaraga zirahari. Nimba ku mbaraga biratuma nanagera ku mbogamizi kugira ngo zumvikane neza. Ndagira ngo mbwire abakurikiye RTV, buriya imbaraga nyinshi muri urugamba rwo kurwanya ruswa tuzikomora ku bushake bwa politiki y'igihugu irangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyi politiki y'igihugu ishyira imbere icyitwa zero tolerance to corruption. Mu Kinyarwanda ni kutihanganira na gahoro ruswa. Aho ngaho tunongeraho na injustice cyangwa se n'akarengane. Kutihanganira na gahoro ruswa n'akarengane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero utuyoboye muri urwo rugamba, bituma inzego zose, yaba komisiyo y'uburenganzira bwa muntu,
honorable ahagarariye hano, yaba urwego rw'umuvunyi, yaba uwo ari we wese ukora muri urwo rugamba, bituma akora afite ndabyita gishyigikira. Arakora nyine kuko agakora neza, arashyigikiwe. Politiki y'igihugu rero ni ya zero tolerance to corruption. Politiki y'igihugu irangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika, ni imbaraga cyane dufite kandi zidufasha kugera ahantu kure cyane. Icya kabiri, bwa bufatanye bw'inzego, usanga inzego zose zishyize hamwe mu kurwanya ruswa. Ugasanga hariho inama ngishwanama y'igihugu ishinzwe kurwanya ruswa n'akarengane, ikaba igizwe n'abayobozi bakuru mu nzego zitandukanye za minisiteri, ibigo bya leta, urwego rw'umuvunyi. Abo bagahura kugira ngo barebe ese muri politiki y'igihugu bimeze gute. Kurwanya ruswa biri effective, birakorwa neza. Kurwanya akarengane birakorwa neza, hagashyirwaho imirongo. Ese politiki y'igihugu hari yaba itarimo uwo murongo, bakagira inama leta. Ngira ngo birumvikana ko izo ni imbaraga, ubufatanye bw'inzego. Ukajya noneho imikoranire y'inzego zaba izo mu gihugu hano, inzego zo mu mahanga, ni ukuvuga imiryango mpuzamahanga. Ugasanga nk'ubu ngubu ndatanga urugero za Commonwealth, ejo bundi hazaba COGAM, ariko mu kwa gatanu hazaba inama y'abayobozi bashinzwe kurwanya ruswa muri buri bihugu, mu bihugu bigize Commonwealth. Aho ngaho rero bazafatamo ingamba kandi bazaba barimo barwanya ruswa. Iyo ni imikoranire ishyigikirwa na politiki y'igihugu igamije kurwanya ruswa. Ugasanga turi mu miryango mpuzamahanga, u Rwanda rurijyamo, ugasanga n'amasitadizi cyangwa se ubushakashatsi bwinshi bugenda bukorwa bugaragaza ko u Rwanda hari ahantu rugeze. Ngira ngo honorable yabivuze. Ibyo rero ni ikintu cyo kwishimira. Mwabaje muti hari imbogamizi mugira. Birumvikana, twabivuze, uru rugamba ni urugamba rukomeye. Ni urugamba rukomeye aho kurwana n'abantu bazana inyungu zabo mu nyungu rusange z'igihugu zabo, abo ngabo ntibashobora kubura. Haracyari abantu bijandika mu bibazo bya ruswa. Natanga urugero, wenda mfashe nk'imibare ya RIB imyaka 2018 na 2019, hari amadosiye arenga 2,000 yakozwe ku rwego rwa ruswa, arimo miliyari zirenga 14 z'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi na miliyoni hafi 300 z'amadolari. Zatanzwe miliyari, yego, zirenga 14 z'amadolari za ruswa z'amanyarwanda, miliyari 14. Ayo rero ni amafaranga y'abanyarwanda, ayo aba yanyerejwe, aba yagize gute, aba yakagombye kujya. Abo bantu rero baracyahari mu by'ukuri. Ntabwo twavuga ngo dufite n'ibyo urugamba rurahari, ariko hari bantu nubwo ari bakeya ariko barahari. Izo rero ni imbogamizi. Iyindi mbogamizi ni uko usanga mu by'ukuri hakirimo kudatanga amakuru. Ugasanga hari abantu batinye, ntiteranya. Nabonye Bonaventure yagize gutya n'utya, ariko ntiteranya. Niho rero bwa bukangurambaga bukora kugira ngo buri wese uri umuturarwanda agire ubwo bushake bwo kuza gutanga amakuru. Ngira ngo ni izo mbogamizi. Ariko iyo mugenzuye neza no muri abo bagihari bakirya ruswa bibangamira uburenganzira bwa muntu, bayirya nta bwoba, cyangwa ari abayitanga ari abayirya? Kuko iyo bavuze ruswa hano mu Rwanda, niyo yaba ari umupolisi cyangwa ari serivisi ugiye kwaka, ntabwo ni ikintu kimaze kujya mu mitwe y'abantu, abantu ubona bafite ubwoba. Abo bayirya ni ukwihamba, ni gushirika ubwoba. Iyo mugenzuye gato mubona biterwa n'iki? Ahubwo ni ubwihebe. Ni ubwihebe, kuko mu Rwanda ruswa ntabwo yihanganirwa. Ariko nyine umuntu agahumiriza akavuga ngo nintapfa ndakira. Ibyo rero ni ubwihebe mu by'ukuri. Ntabwo ruswa ntiyihanganirwa, ariko baracyahari. Barangira ngo ibitangazamakuru namwe murabatubwira buri munsi, murabatangaza, ari nacyo tubashimira. Ariko nyine
abo bantu barahari. Tuzagera rero igihe, ngira ngo niyo ntumbero y'igihugu nibura muri 2050 yuko abantu bose bazaba n'abo bantu n'abakiya badahari. Nuhabaye hakaba noneho nta n'uwatinya kumutunga agatoki ati uyu nguyu yariye ruswa ni mumubona uku nguku n'uku nguku. Ngira ngo ni naho ngaho aricyo agiye kongeraho. Icyo nagira ngo nongereho nuko nabo ngabo bagikora ibyo bikorwa byo kurya ruswa, ngira ngo uyu munsi ingamba zirimo zifatwa zirakomeye kandi mu nzego zose zitandukanye. Ngira ngo mu minsi ishize twakoze inama nyunguranabitekerezo yari yateguwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ku ngamba zo kurwanya ruswa, kuko iyo utazi uburenganzira bwa muntu. Iyo nama yari irimo inzego zitandukanye, urwego rushinzwe amasoko ya leta, urwego rw'ubushinjacyaha, mvuga n'abatanze bagiye batangamo ibiganiro n'abandi, ariko icyagiye kigaragara ni uko hafashwe ingamba ziremereye cyane kugira ngo iyo ruswa irandurwe. Kuko iyo urebye nko mu mitangire ya serivisi, aho hasigaye hakoreshwa ikoranabuhanga, wareba nko mu masoko ya leta, abantu basigaye bapiganwa binyuze mu ikoranabuhanga, aho nta mukozi uhura n'umuntu waje gupiganwa. Ibyo usanga ari mu rwego rwo kurandura ruswa. Iyo urebye mu gutanga akazi muri leta, mu mitangire y'akazi, aho abantu basigaye bakoresha ririya ikoranabuhanga rigakosora, rigatanga amanota, nta muntu wigeze abonana n'umuha ya serivisi. Ndetse wenda hari abavuga ngo muri cya kizami cy'ibiganiro, ariko naho hashyizwemo ingamba zikarishye cyane, niko bavuga abajene, aho bazana kamera igafata amajwi ikagira gute, na wa wundi waba akeka ko yaba yarenganyijwe yajurira, bakagomba byose gushyira hariya bakareba uko byagenze, buri wese uko yashubije n'ibisubizo n'iki, haba harimo icyo kintu cy'akarengane akarenganurwa. Ibyo bintu kandi birakorwa. Iyo urebye uyu munsi muri serivisi z'ubutaka, aho hemewe kujyaho ba noteri bigenga batanga ziriya serivisi z'ubutaka, niba mwumvaga ikibazo cyari kirimo mu minsi ishize, aho usanga ba noteri bo ku mirenge bafite abaturage benshi cyane bagomba guha serivisi, umuturage agasiragira akagenda ejo iminsi 2-3 kubera ubwinshi bwabo. Ari naho havagamo utwo tuntu twose nyine two kugira ngo baravuga ngo harimo bamwe bavuga ngo ruswa ngo yihutisha serivisi. Icyo kintu rero ngira ngo leta yabifatiye ingamba ku buryo rwose mu nzego zose, niko navuga, haba muri ayo masoko hajya hakunda kuvugwa ruswa, haba no mu butabera yewe hasigaye hakoreshwamo ikoranabuhanga n'izindi ngamba nyinshi cyane. Ariko nanone buriya iyo tugiye no mu rwego rw'amategeko, nka ririya tegeko rirengera umuntu watanze amakuru kuri ruswa, kiriya ni ikintu gikomeye cyane, aho umuntu abikora ugatanga amakuru ku muntu watanze ruswa ntihagire inkurikizi, ni ikintu gikomeye cyane. Nanone itegeko rihana ibyaha bya ruswa, uyu munsi hari ibihano nabonye bitoroshye, hari ibihano bikaze cyane ku buryo rwose nibyo bya bindi mwavugaga ngo umuntu ujya kurya ruswa cyangwa se kuyitanga cyangwa kuyakira ngo ni umwihanduzacumu. Kuri iki gihe ni umwihanduzacumu. Iyo urebye ibihano bafatirwa, iyo urebye kwa gutangaza ya lisite y'abantu bahamwe na ruswa n'ibindi, usanga ari ingamba zikomeye cyane mu gihugu, ku buryo umuntu rwose ufite ubumuntu yagombye kumva ko icyo kintu kidakwiye mu gihugu. Aho niho nagira ngo mvuge ko rero Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, iyo tubigenzuye dusanga leta y'u Rwanda yarafashe ingamba zikomeye cyane, yarashyizemo imbaraga, kuko tubyo byose turabigenzura ngo turebe uko bihagaze, turebe ko uburenganzira bwa muntu leta iburengera uko igomba kuburengera. Dusanga rero harimo
imbaraga, ariko rero nanone bisaba ni uguhozaho no gukomeza gukaza ingamba no gukomeza bwa bufatanye bw'inzego. hari icyo nabona ushaka kongeraho ariko wenda ako nari ngiye kongeraho ni gatoya cyane kuri iri tegeko kugira ngo abantu barusheho kubyumva no kugira ngo na bya byihebe wenda hari bya byihebe bijya muri ruswa bitanazi ibibategereje. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu itegeko rya 2018 ruswa yabaye icyaha kidasaza. Ntabwo azarya ruswa uyu mwaka ngo avuge ngo ndajya mu gihugu kidukikije cyangwa ndajya i Burayi ngo nzagaruka nyuma y'imyaka 10 nk'uko byahoze, kuko mbere cyarasazaga nyuma y'imyaka 10 ngo ntawe uzankurikirana nzarya amafaranga yanjye uko bizagenda. Ubu ngubu ruswa ni icyaha kidasaza. N'ibihano byateganijwe muri ruswa ubu ngubu ngira ngo igihano kiri hasi muri ruswa ni hejuru y'imyaka 5, no kuva ku myaka 5 kugera ku myaka 12 nibyo rira tegeko rya 2018 riteganya. Ukareba rero umuntu utumva ko ruswa idasaza, utumva ko ibihano byazamutse, utumva ko ruswa ari kirazira mu gihugu cyacu, utumva ko bino honorable arimo avuga ibi byose, ukabona ko kuba hakiri abantu bakeya ni byiza ko baguma kwigishwa bakabimenya kugira ngo n'abari bagifite kakanyota ko kugira ngo bajye mu bikorwa bya ruswa babone yuko bagomba kubireka babizibukire. Turi kugana ku musozo, ariko umuntu yahita yibaza ku rwego rw'umuvunyi, tumaze iminsi tubona abaturage basubirishamo imanza bakaza ku rwego rw'umuvunyi ngo muturenganure, umuvunyi ukagenda mu baturage kumva ibibazo byabo kugira ngo babikemure. Biriya bintu ni uko abaturage bamaze gusobanukirwa n'uburenganzira bwabo cyangwa naba bafite agahinda? Noneho unatubwira ku kigendanye no kubaha amakuru, barabatelefona kugira ngo basobanukirwe ko ruswa ari mbi, batanga amakuru cyangwa babivuga ari uko ari bo biriho gusa ibyago byabagezeho? Icyo ni ikibazo cyiza, ariko tunagomba no kwishimira. Ubundi ahandi iyo urubanza rwaciye, iyo urukiko rwaciye urubanza ubuzi ngo birarangiye, kandi wenda aribyo twavugaga ngo hashobora kuba harimo wa wundi umwe ushobora gutukisha n'abandi benshi, akaba wenda yaruciye nabi mo kimwe rurimo akarengane, cyangwa se wenda yanariye ruswa kugira ngo acurwe rubanza. Ubudasa bw'igihugu cyacu rero nuko cyateganije n'iyo nzira yo kugira ngo na wa wundi wagize ikibazo mu rubanza rwe, harimo ruswa, harimo akarengane, harimo ibitarubahirijwe, abe yabona ahandi yasaba kugira ngo urwo rubanza rwe rube rwasubirwamo ku mpamvu z'akarengane. Ngira ngo hari ibiganiro byinshi bitangwa aho ngaho, nta nubwo twirirwa tukinjiramo cyane, ariko ubwo nubwo budasa. Kuba rero abaturage baza turabirebera mu ubwo budasa nyine, ntabwo twakwinuba ko abaturage baza, oya, ariko umuturage ashyizwe ku isonga, nabona ko mu rubanza rwe harimo ikitagenda neza cyangwa se akekamo ruswa cyangwa se abonamo akarengane, akaba afite ahandi ashobora kwiyambaza, ibyo nyine bizatuma igihugu cyacu kizaba cya gihugu kizira ruswa, kizira akarengane. Aho ngaho niko nasubiza ikibazo nkavuga ngo ese baduha amakuru gute? Barandika, ufite ikibazo arandikira urwego rw'umuvunyi. Urwego rw'umuvunyi twababwiye bwa bukangurambaga bukora hirya no hino mu gihugu, rwagiye mu bukangurambaga, barahaguruka bakibaza ibibazo byabo, banatelefona kuri telefone yo, hari na telefone y'ubuntu 199 bahamagara ibibazo bikakirwa. Hari n'ibiza kuri email binyuze kuri email urwego rw'umuvunyi yitwa ombudsman.ombudsman.gov.rw. iyo ngiye nayo ni email abantu banyuzaho ibibazo. Uburyo rero bwo gutanga ibibazo burahari rwose kandi burafunguye. Urwego rw'umuvunyi abaturage bose rurabakira, yewe hari n'ugira gutya akaba yahamagara uyu cyangwa uriya akamugirira amati tanga ikibazo gutya, ukijyane ku rwego rw'umuvunyi barakwereka uburyo cyakemuka. Honorable, mu munota umwe, icyo mwaba musaba abanyarwanda muri rusange n'inzego zose mukorana kugira ngo uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bukomeze kubahirizwa? Murakoze. Ngira ngo ibisabwa nk'uko twahereye kare tunabivuga ni ubufatanye.
ubufatanye, abantu bose ari abayobozi ari abatanga serivisi, buri wese akumva ko agomba guhagarara neza mu nshingano ze, agaha serivisi umuturage nta kiguzi, nta karengane kabayeho, kuko iyo ibyo bibayeho umuturage yumva ko nta burenganzira afite, ko leta itamureberera, ko itamurenganura, ndetse ugasanga abaturage bashobora no kwibwira ko leta nyine nta kibamariye ubutegetsi. Ni ngombwa rero ko n'umuturage yumva ko atagomba kujya muri ibyo bikorwa bya ruswa cyangwa byo gutanga ruswa. Ariko nanone icyo nagira ngo mvuge ambwira abaturage ni uko komisiyo si ibingibi byonyine ikurikirana, babarire no mu bibazo byose komisiyo ikurikirana by'akarengane, igihe barenganijwe n'abayobozi cyangwa se igihe habayeho gutinda gukemura ibibazo byabo, ni uko buri gihe bashobora kugana komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Nicyo yagiriyeho nk'uko Manuel yabivugaga, hari n'igihe ibibazo biza tugasanga bigomba gukemurwa n'urwego rw'umuvunyi, niba ari nk'ibigomba gusubirishamo imanza tukabyohereza ku rwego rw'umuvunyi n'ahandi. Ugana rero komisiyo nawe waba afite ikibazo cy'umwihariko, ngira ngo mvuge ko natwe komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu dufite nimero itishyurwa umuturage ashobora guhamagaraho, ni 34 30, ariko nanone tugira n'uburyo bw'ikoranabuhanga babarire binyuze kuri mu ikoranabuhanga ku rubuga rwa komisiyo, ni www akadomo gov akadomo cndp akadomo gov akadomo rwa. Ariko nanone hari na email ya komisiyo info@cndp akadomo gov akadomo rwa. Ariko nanone ntabwo ari ibyo gusa, umuturage ashobora no kwandika yakoresheje boîte postale yindi isanzwe ya komisiyo, ni 269 Kigali. Ariko nanone n'uwakenera kuza kuri komisiyo, komisiyo ikorera hariya ku Gishushu iruhande rwo kwa Nyirinkwaya, ni inyuma yo kwa Rando. Ntabwo nanone twamutangira, ariko muri iki gihe ni byiza gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga no kubera covid. Murakoze cyane, reka tubashimire rero abatumirwa bacu, dushimire cyane Nsengiyumva Emmanuel, ni umukozi mu rwego rw'umuvunyi akaba n'umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu. Turagushimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Dushimire kandi na Honorable Gahongayire Aurélie, ni komiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Reka habe n'aha rero dusoreza ikiganiro cyacu. Mbashimire mwese twabanye. Jye na Bonaventure Cyubahiro, ibihe byiza.